Inseko ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyiza mu bintu bya mbere biranga ubwiza bw'umuntu. Inseko ni ikintu gishobora gutuma umuntu agukunda cyangwa se akakwanga. Iyo ufite inseko nziza ukaba udafite ikibazo cy'amenyo, mu by'ukuri inseko yawe aba ari nziza. Iyo ufite ikibazo cy'amenyo rero, ufite amenyo y'umuhondo, amenyo yawe se ariho amasitenzi cyangwa se ibizinga, usanga uri wa muntu ugira ipfunwe mu guseka mu bandi, cyangwa se ugasanga hari nawe abo byaviriyemo nyine kudakunda kuvuga kubera ko azi ko mu kanwa ke atari heza. Niba uri umwe muri aba bantu rero bafite iki kibazo, ndagira ngo wegere hino untize amatwi, hanyuma nkurangire umuti uzanshimira nyuma. Mbere y'uko rero nkubwira uyu muti, nifashishije urubuga bita Zara Dental rw'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo uru ni urubuga ruzwiho ibintu bijyanye no kuvura amenyo cyane, kuyakura, kuyasimbuza, gushyiramo amaburaseri, kuyoza n'ibindi byinshi bijyanye n'amenyo. Uru ni urubuga bakoresha rero kugira ngo babashe nyine gusobanura ibyo bakora. Wakwibaza rero ngo uyu muti ni uwuhe, ese icyiza cy'uyu muti ni ikihe? Ndagira ngo nkubwire ko uyu ni umuti woroshye cyane kubona, ni umuti udahenze, kandi ni wa muti uri natirere, udafite chemicals nyinshi zongewemo ku buryo zishobora kugutera ibibazo. Ndagira ngo rero uyu muti ubanze wumve neza, usanzwe wumva, ahubwo wenda icyo utazi ni uko ukoreshwa. Bawita baking soda cyangwa se bicarbonate de soda. Uyu muti rero wakwibaza ngo ukoreshwa gute? Mbere y'uko nkubwira uko ukoreshwa, ndagira ngo nkubwire ko uyu muti uzwiho gukesha amenyo cyane, kuko bakoze ijanisha ry'abantu bagiye bakoresha uyu muti, basanga 83% wagiye ukorera abantu. Uyu muti rero mbere y'uko uretse gukesha amenyo gusa, uzwiho no gutuma bagiteri zo mu kanwa kacu nyine zidakura, izi zituma amenyo yacu ahinduka akaba umuhondo cyangwa se agatangira kuzanaho ibyo bizinga. Reka nkubwire rero ukuntu ukoreshwa. Uyu muti ushobora kuwukoresha wonyine, iyi baking soda ukayikoresha yonyine, cyangwa se ukayikoresha yongewemo ibindi bintu ariko nanone bitagoye kubona. Ikintu cya mbere uzakora, uzafata iyi baking soda yonyine, ufata akayiko kamwe ka baking soda, ushyiremo utuyiko 2 tuno tw'icyayi tw'amazi, hanyuma uvange neza bihure. Nibimara guhura, ufate uburoso bwawe uborose mu kanwa iminota 2. Iminota 2 nirangira, uzafate korogate yawe isanzwe ukoresha, uboroseshe mu kanwa kugira ngo i baking soda ivemo, hanyuma ucire wiborose neza ku buryo wumva mu kanwa hakeye. Hanyuma rero ibi ni ibintu uzakora 3 mu cyumweru mu gihe kingana n'ukwezi. Ikindi cya kabiri, uzafata iyi baking soda uyivange na lemon. Lemon ni indimu. Uzafata iyi lemon kubera ko igira acide nyinshi, ni byiza kuyivanga n'iyi baking soda kugira ngo noneho bihita biba strong, noneho bikabasha gukesha amenyo vuba, bikaguha resulta mu gihe cyiza. Uzafata akayiko ka baking soda, hanyuma ufate n'igice cy'indimu, ugikamure, ushyireho drops cyangwa se ibidondi 3 muri ya baking soda, hanyuma uvange. Nibimara guhura neza, ufate uburoso bwawe uborose hagati y'iminota 2 n'3, hanyuma nanone uyinyuguze n'amazi meza, wongere ufate korogate yawe ukoresha, uborose mu kanwa iminota 2 nanone, hanyuma noneho ujye ubikora 3 mu cyumweru mu gihe kingana n'ukwezi. Ikindi kintu, undi muti uzakoresha ni umuti bita Charcoal. Aya ni amakara aboneka ahantu hose kandi aroroshye kubona, na 500 wayabona, ariko nanone ukabanza kureba ko ari amakara meza, ukayagurira ahantu hasobanutse, kubera ko hari n'abapfa kuyakora gutya bisanzwe bakayagurisha. Aya makara rero azwiho kuvura ibintu byinshi bitandukanye, azwiho gukesha amenyo cyane ndetse no kuvura indwara zo mu mubiri, hamwe bayakoresha bakura uburozi mu gifu, ariko uyu munsi twaje kuvuga ku menyo. Aya makara rero uburyo uzayakoresha,
uzafata utuyiko 2 twa cako ushyiremo ikiyiko kimwe cy'amazi kimwe kinini uvange. Numara kuvanga noneho bimaze guhura neza uzaborosa iminota 2 hanyuma uyinyuguze ucire. Numara gucira uzafata korogate yawe isanzwe ku bundi buroso butari bwa bundi wakoresheje, hanyuma uborose umunota umwe kugira ngo ya makara yagiye asigara hagati y'amenyo noneho nayo avemo. Ndagira ngo nkwibutse ko niba uborosa ijya uhagarika uburoso. Uborosa uvana hasi ujyana hejuru, uvana hejuru ujyana hasi kugira ngo ya myanda iri hagati y'amenyo ivemo, kuko iyo utambitse uburoso uba woza hano inyuma nyine bisanzwe, ariko hagati y'amenyo ntago hagera. Niyo mpamvu rero ugomba guhagarika uburoso bwawe. Hanyuma rero ibi ni ibintu uzakora buri munsi, bikore mu gihe kingana n'ibyumweru 3. Ikindi kintu uzakora nanone, uzafate iyi baking soda uyivange na turmeric. Turmeric wayibona ahantu hose, irahendutse. Hanyuma rero uyu ni umuti nawo uzwiho gukoreshwa mu gukesha amenyo ndetse no gutuma wa muhondo ushiraho. Uzafata utuyiko 2 twa turmeric ushyiremo akayiko kamwe ka baking soda, hanyuma uvange. Nibimara guhura neza uborose iminota 2. Iminota 2 nirangira uzinyuguze ucire, wumve ko nyine mu kanwa bishyizeho. Hanyuma ibi ngibi uzabikora kandi mu cyumweru igihe kingana n'ukwezi. Undi muti nanone, uzafate iyi baking soda uyivange na Colgate. Uyu ni umuti nawo ukoreshwa cyane mu gukesha amenyo kandi utanga resulta mu gihe kigufi. Uko ukoreshwa rero, ufata akayiko ka baking soda ukavanga n'akayiko gato ka Colgate, hanyuma ukabivanga. Byamara kunoga ugafata uburoso bwawe ukaborosa nanone uhagaritse uburoso iminota 2. Hanyuma rero ugafata amazi ukinyuguza ugacira, ukongera ugafata korogate isanzwe ukaborosa mu kanwa hanyuma ugacira. Ibi ni ibintu uzakora buri munsi igihe kingana n'ukwezi. Abantu rero bagira amatsiko yo kwibaza ngo ese umuntu yabona resulta mu gihe kingana iki? Ndagira ngo nkubwire ko resulta uzibona kuva ku minsi 4 kugera ku minsi 7. Ariko nanone nkubwire neza ko resulta ziza vuba bitewe n'ingano uburwayi bwawe buriho. Ni ukuvuga ngo niba uri wa muntu ufite amenyo yabaye umuhondo uyamaranye igihe, ni ukuvuga ngo resulta ntago zizihuta cyane nka wa muntu ugitangira kuzana ibizinga ku menyo cyangwa se ugitangira guhinduka amenyo. Ni ukuvuga ngo we bizihuta kurusha wowe. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa ni ugukoresha uyu muti witonze, utari kuri pressure, utegereje nyine kubona resulta. Uko ugenda ukoresha uyu muti uko nabikubwiye, bigenda bihinduka, ugenda ubirebesha amaso yawe. Nawe uyu munsi uraborosa, ejo ukaborosa, byanga bikunda ubona ko hari igihinduka. Uko ugenda ukoresha rero nanone niko bigenda bikuzanira resulta nziza. Ikindi kintu nakubwira, jya wibuka nanone gusuzumisha amenyo yawe. Hari igihe ubona wabyimbye ishinya, hari igihe uborosa ukasanga urazana amaraso mu menyo, hari igihe ubona amenyo yawe sinzi uko ameze. Ari abantu babibona bakiryamira cyangwa se bagategereza ngo bizakire. Ibi ni ibimenyetso bibi ku menyo. Nibona hari ikibazo amenyo yawe cyangwa se iryinyo ryawe ryagize, jya wihutira kwa muganga. Jya ugabanya ubunebwe, ujye kwa muganga bagupime, barebe impamvu y'ikibazo nyine cyayo menyo. Kubera ko hari igihe ushobora kubyimba iyo shinya cyangwa se nanone ugasanga urazana amaraso mu menyo, akaba ari ikimenyetso kimwe mu ndwara zikomeye z'amenyo, wowe ukabibona nk'ibintu byoroshye ariko mu by'ukuri bitoroshye. Niyo mpamvu rero ugomba kujya kwa muganga mu gihe cyose ubonye hari impinduka ku menyo yawe. Ikindi nanone, niba uri wa muntu ufite amenyo asanzwe, ujya kwipimisha ku muganga w'amenyo rimwe mu mezi 3 kugira ngo akurebere ko nta kibazo cy'amenyo ufite. Kubera ko
indwara iyo uyimenye mbere, kuyivura biroroha ndetse no gukira bigashoboka. Ariko uko ugenda utinza indwara niko igenda ikura igira ubukana, hahandi usanga kuyivura bigenda bigorana. Niyo mpamvu rero ugomba gufatirana cyane ndetse ukita ku menyo yawe, kubera ko nk'uko nabikubwiye, inseko ni ikintu cyiza cyane. Hahandi usekera umuntu ababaye akishima ndetse akumva yanakubohokera bitewe n'inseko umugaragarije. Niyo mpamvu rero kuba ufite inseko nziza ni amahirwe kandi ni ikintu cyiza. Sigasira amenyo yawe rero kugira ngo ubashe kubaho udafite ipfunwe. Ibi ni byo naguteguriye uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye. Niba nawe wakunze ikiganiro, ugenda udakoze subscribe, ufungure inzogera kugira ngo nijya nshyiraho ikiganiro ujye ubibona. Bye bye, ndabakunda.